Haleluya. Turagushima mwami, icyubahiro ni icyawe, ni wowe nyiri gukomera kose, ni wowe nyiri ubuntu bwinshi, ni wowe uzuye ubuntu gusa, ni wowe nyiri ububasha n'ubushobozi, ni wowe nyiri imbabazi. Haleluya. Shimwa Mana, shimwa Mana, shimwa iki gitondo, shimwa uyu munsi uduhaye, ngo buri munsi uzana n'ubuntu bwawo. Shimwa, turagushimiye. Iyo tubyise tugasanga tukiri bazima, tugahumeka umwuka ku buntu, uko biri kose turagushimiye. Imitima yacu iranezerewe kuko tugufite, ntitwifuza undi murengezi. Nta n'uwundi waturengera ngo bikunde, nta n'uwundi watuvugira ngo byemere, nta n'uwundi watwitaho ngo byemere, nta n'uwundi watwakira ngo we ngo atwihanganire. Ntawe, nta n'uwundi wadufasha, nta n'uwundi, ntawe. Ni wowe ufite kutwakira bigakunda, ukatwakira mu buntu bwawe. Mu mutima wawe huzuyemo urukundo rwinshi, kuko mu mutima wawe huzuyemo imbabazi nyinshi. Niyo mpamvu utwakira uko turi, uko tumeze. Turagushimiye Mana, ndagushimiye iki gitondo. Amina. Ndagushimiye ubuntu bwawe, ndagushimiye Kristo mwiza, ndagushimiye gitare, ndagushimiye uyu munsi, ndagushimiye umunsi Uwiteka yaturemeye ngo tuwunezererwemo. Turagushimiye Mana, uyu munsi tuguhaye icyubahiro. Uyu munsi tugeze tugasanga tukibasha kuvuga ushimwe. Uyu munsi niwubahwe, uyu munsi izina ryawe nirihimbazwe. Mwami, hari igihe tubura uko tubivuga, ariko uri Imana yo gushimwa, uri Imana yo kubahwa. Haleluya. Niwubahwe hafi na kure, niwubahwe gitare gisumba n'amahanga. Gitare ni wowe. Niwubahwe Mana nzima, Mana nyamana ni wowe. Nta yindi Mana iriho, nta n'izaboneka, nta n'izabaho. Haleluya. Nta yindi Mana ishobora byose, Rishadayi ntayibaho. Ni wowe Mana. Uwiteka ni wowe Mana. Yawe ni wowe Mana. Elohimu we ni wowe Mana, nta yindi Mana. Shalomo Jehova, shalomo, ni wowe Jehova gusa. Nta wundi. Shimwa ibihe n'ibihe. Shimwa mu buzima bwacu. Icyubahiro cyawe turakizamuye, turakiguhaye, tukuramburiye amaboko Mana. Tuvuga ngo uri Imana ikwiye icyubahiro, tuvuga ngo akiri icyubahiro, tuvuga ngo shimwa niwe munyacyubahiro, tuvuga ngo himbazwa niwe munyacyubahiro, tuvuga ngo amamara niwe munyacyubahiro. Haleluya. Singizwa ibihe n'ibihe. Amena. Umwami ahimbazwe. Igitondo cyiza aho uherereye hose. Kristo yamamare. Ni mwiza Yesu. Ibintu byose kugira ngo dusenge, kugira ngo tugaruke mu bwiza imbere y'Imana, kugira ngo twumve amasengesho yacu agere mu ijuru, nuko twabiheshejwe na Yesu. Umuntu yarakosheje yivana mu bwiza bw'Imana, ariko Yesu araza adusubizamo. Ubu turi abana b'Imana, turabaraganwa na Kristo. Iryo jambo riri kumfasha ibyo Imana ituze, natwe tubifiteho uburenganzira kubera amaraso ya Yesu. Yesu ndagushimiye, Yesu ndagukunda, Yesu ushimwe. Wadukoreye ikintu gikomeye, watuyihereje neza, wadusubije ibyacu Satani yari yaranyaze. Ushimwe Mana, uhimbazwe Mana. Izina ryawe ni ryiza mu isi yose. Izina ryawe ni ryiza Mana, izina ryawe ni ryiza ibihe n'ibihe. Izina ryawe ni ryiza. Haleluya. Shimwa Yesu, shimwa. Amena. Reka dusome amagambo y'uyu munsi, ayo twizereramo,
tuyashyire ku munsi wacu, duhanurire umunsi wacu, ayo tugenderamo afatane n'umunsi wacu, yomatane n'umunsi wacu, tuyakoreshe kuri uyu munsi Imana yaduhaye. Niba hari ikintu kinezeza kubaho impano y'ubuzima, ni ikintu gikomeye. Tujye twibishimira Imana, tujye twibuka, dushime ibihe byose ko tukiriho. Impano y'ubuzima, ubuzima umuntu akiriho, nkunda kubivuga, uba uri umukandida ku byasezeranijwe. Umva, umunota umwe Uwiteka yabihindura, upfa kuba ugihumeka gusa, ubundi nicyo gikenewe. Ahasigaye Uwiteka akikorera. Kuba umuntu akirimo umwuka, ibyo birahagije. Uwiteka rirahimbazwe. Zaburi ya 71 umurongo wa 8. Turasoma kandi nanone Zaburi ya 9 umurongo wa 2. Reka duhere kuri Zaburi ya 71 umurongo wa 8. Abariyo dusengeramo dushime. Zaburi ya 71 umurongo wa 8 haravuga ngo, akanwa kanjye kazuzura ishimwe ryawe n'icyubahiro cyawe umunsi wire. Akanwa kanjye kazuzura ishimwe ryawe n'icyubahiro cyawe umunsi wire. Iyi Zaburi niyo tugiye gusengeramo uyu munsi. Akanwa kacu kuzura amashimwe, akanwa kawe kuzura amashimwe, kandi n'icyubahiro cy'Uwiteka cyuzure. Reka tubihanurire ku munsi wacu. Uwiteka, akanwa kacu kuzure amashimwe uyu munsi. Twicare tugushime, twibuke imirimo yawe ikomeye, twibuke ibyo wakoze mu buzima bwacu n'icyubahiro cyawe umunsi wire. Tuguhe icyubahiro, tukuzamurire icyubahiro uyu munsi Uwiteka. Utsindisha icyubahiro mu buzima bwacu. Haleluya. Uyu munsi Uwiteka, icyubahiro cyawe kimenyekane hafi na kure mu buzima bwacu, mu mibiri yacu, kandi tukizamure tugushima, twibutse ibyo wakoze. Iminwa yacu gushima, amaboko yacu arambuke. Tuguhe icyubahiro mu mitima yacu, tuguhe icyubahiro mu bugingo bwacu, tuguhe icyubahiro aho tuzaba turi hose. Dupfukame tukuramburire amaboko. Haleluya. Yesu ushimwe. Haleluya. Twibutse ineza yawe, twibutse iminsi ya kera, twibutse aho twari turi, aho watuvanye n'aho tugejeje. Tuguhe icyubahiro. Akanwa kacu kuzuremo indirimbo ziguhesha icyubahiro, huzuremo kukuzamurira icyubahiro mu bugingo bwacu, mu mitima yacu, mu mibiri yacu. Tuguhe icyubahiro kuri umwami w'icyubahiro. Ngo akanwa kanjye kazuzura ishimwe ryawe n'icyubahiro cyawe umunsi wire. Uyu munsi, uhereye uyu munsi mu gitondo, uzamurira Imana icyubahiro. Ushime, wibuke ibyakera, wibuke iby'Imana yakoze, iby'Imana yakoreye urugo rwe, byakoreye abamuvukana, ibyo yakoreye inshuti zawe. Ujye ushima Imana. Amashimwe wumvishije, ubuhamya wumvishije, ushima Imana imirimo yayo ikomeye. Urebe mu buzima bwawe bwite. Iyo umuntu ashima, yongera akareba. Haleluya. Agashima umwami. Yesu ahimbazwe, Yesu yubahwe, kuko akanwa kacu kujuje amashimwe n'icyubahiro. Uyu munsi, guhereye ku isaha umunsi utangiriyeho kugeza aho umunsi uri burangirire, turaba twuzuye amashimwe kandi tuzamurira Imana icyubahiro. Haleluya. Shimwa mwami. Yesu ahimbazwe. Zaburi ya 9 umurongo wa 2 haravuga ngo, ndashimisha Uwiteka umutima wanjye wose, ndatekerereza abantu imirimo yawe yose itangaza. Uyu munsi ni wo gushima Imana. Imitima yacu yuzura amashimwe. Uyu munsi umutima wawe wuzure gushima. Uyu munsi umutima wawe wuzuremo gushimira Imana ibyo ubona n'ibyo tutabona. Uyu munsi amaso yacu yuzure gushima Imana, ibiganza byacu byuzure gushima Imana, ibirenge byacu byuzure gushima Imana. Haleluya. Twe gutinda ku bindi, ahubwo twibuke aho Imana yadukuye. Twibuke
n'aho itujyanye, twibuke ko tukiriho. Hari benshi bagiye, twibuke ibyo kwibuka ni byinshi, by'Imana yakoze ni byinshi. Uyu munsi turawuharira gushima Imana. Ngo ndatekerereza abantu imirimo yawe itangaza. Gira umuntu telefone umubwira tuzi ibyo Yesu yankoreye, ushima Imana. Gira ubw'iteraniro ry'abera utanga ubuhamya. Abantu ntibashaka gutanga ubuhamya, ngo utekerereze abantu imirimo Imana yagukoreye, ubabwira ati ngewe mu buhamya, ati ngewe narindi hano meze gutya, Yesu yansanze ahandi muri ibi byaha, abingura, arabimbabarira, arabinkiza, none dore uyu munsi yarampinduye, ubu ngubu dore ukomeze sinyibikora, narahindutse ibi n'ibi. Gashima Imana. Mu buhamya tuvuga aho Yesu yadusanze, ibyo Yesu yakoze, aho Yesu atugejeje. Haleluya, haleluya. Kandi biba byiza iyo umuntu yicaye, aya masengesho iyo umuntu yicaye gushima, ukicara ugatekereza, ukagenda ushima Imana, tukibuka ubuntu, tukareba ukuntu Uwiteka yaturwaniriye, intambara izo tuzi n'izo tutazi, tukabarura ibyo yadusimbukije. Twongere kugira umunezero. Ni ibintu uravuga ngo wite, tubura uko tunabivuga, dushimira Imana, ariko tugatekerereza bagenzi bacu imirimo itangaza Uwiteka yakoze. Hari ibintu bitangaje uvuga ati ahangaha ninjye wahavuye, twakira tukavuga ngo Mana ahangaha ibingibi, tukavuga ngo Mana ndacyariho, n'ibintu naciyemo ndacyari muzima. Hari igihe uvuga tumva Uwiteka Imana yubahwe, kubera ko Uwiteka ariwe wabikoze. Ngo ndashimisha Uwiteka umutima wanjye, imitima yacu, ibindi byari birimo bivemo, ibindi bitekerezo bidashima Imana bivemo, ibindi bitari kumwuka w'Imana bivemo, ahubwo hagema icyo Data yagambiriye gusa, nawe ugushima. Ari nacyo yaturemeye, ngo tumushime, tumuhimbaze, tumuheshe icyubahiro mu buzima bwacu. Uyu munsi rero umutima wawe, umutima wanjye, tuwerekeze kugushima Imana. Umunsi wire, niko Bibiliya yavuze muri Zaburi ya 71 umurongo wa 8, ngo umunsi wire, urinde wira, ntihagire umuntu tuza kugucika. Icyo wibutse ushima Imana, nubwo hari aho upfukame, niba hari aho uramburira Imana amaboko ukayiha icyubahiro uyiramburire, niba hari ugira haleluya, 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 haleluya. Yataba Uwiteka, hari bamwe tuba twarasaze. Yataba Imana, hari bamwe yewe wongere wibuke ibyo Uwiteka yakoze. Ni byinshi, n'ibirimbo. Ufata urupapuro ujye wandika ati uyu mwaka igihe iki n'iki, ati iyi tariki Imana ndayondongeye kuyibuka. Ubwira Uwiteka ngo Mana iyi saha muri uyu mwaka ahangaha, ubwira Uwiteka ngo nongeye kubyibuka. Unabwira Uwiteka tuti sinzanabyibagirwa. Ntabwo tugomba kwibagirwa ibyo Uwiteka yadukoreye, tugomba guhora tubimushimira, tukanabimwubahira. Niba umuntu akugiriye neza umwubaha, niba umuntu hagize icyo aguha ukamwubaha. Kuki tutakuba ibyo Imana yakoze bikadutera kubaha Imana no kuyubahisha, bikadutera gusingiza Imana, bikadutera kuzamura indirimbo z'amashimwe, bikadutera guhesha Imana yacu icyubahiro aho turi hose. Bavuga ngo bitewe n'ibintu Uwiteka yankoreye, nanjye Mana nzajya nguhesha icyubahiro. Bitewe n'ibintu wankoreye, nanjye Mana aho nzajya ngera hose nzajya nsaba gushima. Bitewe n'ahantu wankuye, ni nanjye Mana. Nawe ukagira umwanzuro ufashe, Imana ikanezerwa. Haleluya. Kwicara tugashima Imana, gutekereza ibyo Imana yadukoreye, kongera kugaruka imbere y'Imana. Ndagushima, ngarutse kugushima, mugani wa muririmbi, nongeye kubyibuka Mana, nongeye kubisubiramo, nzajya mbivuga, ni kubera ko ariwe wabikoze. Nzajya mbihamya hafi na kure, mbibwire n'abandi, kugira ngo abantu bongere bamenye Uwiteka arakora. Hari abantu bazi ngo Imana ntigikorera, cyakora ndetse cyane, noneho ubu ngubu biri gukora cyane. Ndashimira Uwiteka n'umutima wanjye wose, ndatekerereza abantu imirimo yawe yose itangaza. Shima Imana, shima Imana, shima Imana. Buri kintu cyose ugishimiremo Imana. Izina ry'Uwiteka rishimwe, umwami yamamare none n'ibihe bidashira. Haleluya, haleluya. Reka dusenye. Elohimu ndagushimiye, Elishadayi ni wubahwe. Niki cyambuza kugushima?
aho wankuye kari kure, nibutse ko Yesu yamfiriye. Ibyo birahagije ngo gushime. Mbonye ibyo waremye, ngushime kubw'ibyo waremye, uhimbazwe. Numvisha amazi, ngushime. Mbonye mwami ikirere, ngushime. Mbonye izuba, ngushime. Izo ni imbaraga zawe. Haleluya. Mbonye imvura ikubye, ngushime. Kubera ko ibyo byose ni imbaraga zawe. Numvishe inkuba zikubise mu kirere, ngushime kuko ibyo ni imbaraga zawe. Uri kwivuga ugaragaza imbaraga zawe Mana. Shimwa. Mbonye ibyo wampaye, ngushime. Nibutse ko nakiri mu byaha, nibutse ko wampaye agakiza, ngushime. Wampaye Yesu, nibutse ko wankunze, ngushime. Ngushimire ibyo mbona, ngushimire ibyo waremye. Iyo tugushima Mana Papa, iyo tugushima tureba imirimo yawe. Hari imirimo wakoze, imirimo itangaza, imirimo ihebuje wakoze mu buzima bwacu. Iyo tubonesha amaso, hari imirimo yawe bwite ikugaragaza, ikagaragaza icyubahiro cyawe. Haleluya. Ikagaragaza imbaraga zawe no gukomera kwawe no kwera kwawe. Tukayigushimira ibyo tubonesha amaso, ibiremwa waremye, imirimo y'intoki zawe idutere gushima. Haleluya. Mu buzima bwanjye nshime. Numvishe ibyo wagiye ukorera bene data, ngushime. Numvishe ibyo watabaye bene data, nguhimbaze. Nibutse ko wampaye agakiza, ngushimire kubw'agakiza, ngushime. Nibutse ibyo wakoreye umuryango wanjye, ngushime. Ibyo wakoreye abana banjye, ibyo wakoreye urugo rwanjye, ngushime. Yesu ushimwe, ushimwe. Nibutse ko tutari twenyine kuri iyi si, ko ntari njyenyine, wampaye umufasha w'umwuka wera. Ngushime, nguhimbaze Mana. Wakire gushima kwanjye. Mutima wanjye wuzuye gushima. Wakire gushima kwacu, wakire gushima kwa buri wese. Icyubahiro kibi cyawe. Himbazwa Mwami, none n'ibihe bidashira. Haleluya. Urakoze Papa. Singizwa. Nubwo twabumba iminwa, ariko imitima yacu isigara gushima. Nubwo abantu baba bari busy mu kazi, ariko imitima yacu igumye gushima. Igumye gushima uyu munsi, ngo umunsi wire, uyu munsi tugushime mu izina rya Yesu. Urakoze Mana. Icyubahiro n'ikibi cyawe, none n'ibihe bidashira. Amen. Mwari kumwe na Mame Ebenezer. Shalom.